Hari urukundo rutangira abantu bose babizi, hakabura urukundo rutangira mu bwihisho abantu bose bakarumenya ari uko rugeze ku ntambwe ikomeye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru y'urukundo rwa Murindahabi Irene uzwi cyane nka M Irene n'umukunzi we witwa Nishimwe Liliane. Urukundo rwabo rumaze kugera ku kindi cyiciro aho bitegura gutangira ubuzima bushya nk'umuryango. Ku bakurikiranira hafi imyidagaduro yo mu Rwanda, M Irene si izina rishya. Umunyamakuru wamamaye mu itangazamakuru ndetse n'imyidagaduro. Uyu M Irene akaba yarakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse akaba n'umujyanama w'abahanzi Vestina na Dorcas. Ni umuntu wagiye ugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye imyidagaduro yo mu Rwanda. Ariko ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'urukundo ntabwo yakundaga gushyira buri kimwe ku karubanda. Niyo mpamvu igihe yatangazaga ko afite umukunzi ndetse ko bitegura kurushinga byatunguye abantu benshi cyane. Umukobwa wamutwaye umutima we bamwita Nishimwe Liliane. Aya makuru yatangajwe muri Gicurasi 2026 avuga ko M Irene yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ubukwe bwe na Liliane buzaba tariki ya 15 Kanama 2026. Iyi tariki yahise bamwe mu z'abakunzi b'imyidagaduro batangira kwibandaho bibaza byinshi ku rugendo rw'aba bombi. Ikindi cyagaragaje ko uru rukundo atari urwo gukinisha ni amafoto Irene yasangije abakunzi be agaragaza ibihe byiza yagiranye na Liliane. Muri aya mafoto, Irene yagaragaje impeta, ibintu byatunguye abantu benshi bumva ko umubano wabo ugeze ku rwego rwo hejuru, amwambika proposal. Hari amakuru avuga ko Irene na Liliane bahuriye mu Bubiligi aho Liliane asanzwe atuye, ndetse akaba ari naho Irene yamwambikiye impeta amusaba ko azamubera umugore. Ubusanzwe mu bakundana, impeta ishobora kuba ikimenyetso cy'icyemezo gikomeye. Mu magambo Irene yabwiye umukunzi we igihe amupropoza, yamubwiye amagambo avuga ati ndakwemera, ndakwifuza mu buzima bwanjye kandi ndashaka ko ejo hazaza hacu haba hamwe. Nubwo amakuru arambuye ku ntangiriro y'urukundo rwabo atashyizwe ku karubanda, icyagaragaye ni uko bombi bageze ku cyemezo cyo kubana. Kuri ubu bakaba bafite ubukwe kandi bakaba bari kubukora. Irene yagiye agaragaza amarangamutima akomeye afitiye Liliane. Ubutumwa yagiye asangiza abamukurikira ikoresheje amagambo agaragaza urukundo, kumwishimira harimo no kumubwira ko amukunda cyane. Kandi ntabwo byarangiriye mu magambo y'urukundo gusa. Ku ntangiriro y'ubukwe bwabo, Irene yanifashishije amagambo yo muri Bibiliya agaragaza ko umugore w'imico myiza, w'imbaraga n'icyubahiro umuhabwa n'Imana, kandi ko Imana ari we yatoranyije mu buzima bwa Irene. Byatumye abantu benshi babona ko Liliane atari umuntu Irene yahisemo gusa kubera urukundo, ahubwo ko amubonamo umuntu yifuza kuzabana nawe ejo hazaza. Kuri ubu M Irene na Liliane bari gukora ubukwe. Ubukwe bwabereye mu Ntare Arena. Ubu bukwe bwatigishije abantu benshi cyane kubera ubwiza bwabwo ndetse n'uburyo bari bambaye. Ni ubukwe bwari bwitabiriwe n'abastari benshi ndetse n'abastari benshi bakomeje kumubwira amagambo meza bamwifuriza urugo ruhire. Reka natwe tumwifuriza urugo ruhire, bazabyare hungu na kobwa. Iyi wumvaga ni Legacy Talks, ntiwibagirwe gukanda subscribe.